Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data. Imana ibaha umugisha, Imana ikunezeze. Ndatekereza ko uguwe neza aho uri, kandi ni nabyo duhora tugusabira iteka. Imana iguha umugisha. Ni mwene So Mutuyemungu Jean Pierre, umuvugabutumwa bwiza. Tugiye gufatanya muri uyu mwanya mwiza mu biganiro byiza mugezwaho na Saveur Divine. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 34. Duhere ku murongo wayo wa mbere, havuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka ni umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Turi abantu Imana yaremye, kandi turemeye kuyiramya, ituremeye no kuyihimbaza. Imana ihabwe icyubahiro. Intego nkuru dufite muri iri jambo ni ijambo rivuga ngo kuramya Imana no guhimbaza. Ni nabyo dusomye aha ngaha. Guhimbaza Imana ni ukwatuza akanwa kawe uvuga ibigwi by'Imana, uvuga amateka y'ibyo yakoze. Uyu mugaragu w'Imana Dawidi nibyo yakoraga. Aravuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Ni ukuvuga ko Imana inezererwa umuntu uhora ayivuga neza. Iyi Imana ikoze ndetse n'ibyo yakoze, ikunda ko tuyirata, ikunda ko tubivuga, kandi tukabivuga ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. No mu gihe Abisiraheli bamaraga kwambuka inyanja itukura, ngo Miriyamu ndetse na Mose ngo n'abandi benshi ngo barahagurutse barabyina, baravuga ngo nimushime Uwiteka kuko anesheje bitangaje. Imana ikunda umuntu yivuga ibigwi, kandi Imana ikunda umuntu uhora ayiganira, ayibwira abandi. Mu yandi magambo, ishimwe ry'Uwiteka rikwiye kuba mu kanwa kawe, akaba ari cyo kiganiro ugira. Kandi ngo nta yindi mpamvu, ngo ni no kugira ngo abanyamibabaro babyumve bishime. Imana ihabwe icyubahiro. Ukwiye kuba mu buzima buhimbaza Imana. Uyihimbariza iki? Ukayihimbariza ibyo yaremye, ukayihimbariza uko yakuremye, ukayihimbariza ibyo ikora, ukayihimbariza ibyo igukorera, ukayihimbariza byose. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma kuramya cyo rero, kuramya ni ikirenze guhimbaza. Kuramya ni igikorwa gikorwa n'umutima uciye bugufi, hanyuma ugashyira Imana hejuru ukoresheje umutima, ukoresheje n'umubiri, ukayubararira. Nk'uko tubisoma muri Yesaya, iyo batubwira ngo mu ijuru habaye ibizima, abakuru, abaserafi, ngo bahora bayikubita imbere, bayiramya, bayibwira ngo urera. Ni ukuyikubita imbere ujyanye ibihumura neza, nk'uko abanyabwenge bagiye kuramya Yesu yavutse, bitwaje ibihumura neza, bitwaje ishangi, bitwaje icyo, bitwaje byinshi ngo byo kuramya umwami wavutse. Mu yandi magambo, umuririmbyi yaravuze ngo nshima umwami wo mu ijuru, nange n'ibyo mushimisha. Turamisha Imana imibiri yacu kugeza ku rwego ibishaka ko icyo tugezeho cyose twe twikuramo tukavuga ngo ni wowe.
Mana ndagushimiye ko nize si ku bwanjye naho ngejeje, ndagushimiye kuri ibi bikorwa maze gukora, ni wowe ubikoze. Ishaka ko uko duteye intambwe, uko turamye, twe twikuramo inarijye jewe bikavamo, ahubwo igasigara ari igaragara mu buzima. Hanyuma uko niko kuramya Imana, kandi ishaka ko tuyiramya tukanayihimbaza n'abandi bakabibona, ku buryo ingeso zawe, imbuto zawe, imirimo yawe bitera n'abandi kuyihimbaza. Mu yandi magambo, ukayiha icyubahiro ariko ukanayihesha icyubahiro. Uzi kwibwira ngo naramburiye Imana nyiha icyubahiro, ariko watambuka abantu ntibakubonemo ibyatuma ihimbazwa. Ukwiye kubaho mu buzima butuma n'abandi bari hirya, n'abo utaganiriye nabo, n'abatumvisha ibyo uvuga, bahimbaza Imana. Ubuzima bwawe buhimbaze, imodoka yawe ihimbaze, amafaranga yawe aramye Imana, urugo rwawe ruramye Imana. Umere nka Yesuwa wavuze ngo ariko jyeweho n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana iguha umugisha. Niko Pawulo na Sila babigenje bari mu nzu y'imbohe, ngo babaye mu buzima buramya bunahimbaza Imana, hanyuma bituma iminyururu yari ibaboshye idohoka. Iyo tuvuga Imana, tuvuga ibigwi byayo, iyo tuvuga gukomera kwayo no gukiza kwayo no kurinda kwayo, biturinda amaganya. Iyo uvuga ko ari Imana irinda ikagirira neza imfubyi, iyo uvuze ko ari Imana itabara abapfakazi, iyo uvuze ko ari Imana igikura abatindi ku cyavu, iyo uvuze ko ari Imana ibeshaho ikabesha mu mazu abatagira shinge na rugero, iyo wibutse Imana ukayivuga, byirukana amaganya. Buri munsi Imana iyo uyirebeye mu byo yakoze ugira umutima wo kuramya, ariko iyo uyirebeye mu byo itarakora wuzura amaganya. Impamvu rero yo guhimbaza ni n'uburyo bwo kwirukana amaganya no kwiganyira no kwiheba. Umuntu uba mu buzima buramya buhimbaza Imana ntaho ahurira n'amaganya. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Umuti w'amaganya, umuti w'ubwihebe bigashira burundu, ni ukuba mu buzima uvuga ibigwi by'Imana, uvuga amateka y'Imana n'ibyo yakoze n'ibyo izakora. Ngo ibyo bintu biyitera kururuka, ntabwo iceceka. Mu kiganiro kivuga Imana, mu kiganiro kivuga neza Imana, aho uyirata uyivuga ibigwi, ntishobora guceceka. Ijya yururuka ikaza kureba abo bantu bayiganira, uwo muntu uyitekereza gutyo, uwo muntu uyivuga neza. Biba urukingo, biba umuti ukurinda amaganya, ukurinda ubwoba bw'ahazaza, ahubwo ugasigara ukomeye. Hanyuma ubwo buhamya bw'ahashize bukakubera ikiraro kikwambutsa, kikaguhuzana n'ibindi igiye gukora. Iyo uhora wibuka ibyo yakoze, ukayirebera mu byo yaremye, ukabona gukomera kwayo, ukayihimbaza, ukayiramya, bigutera imbaraga kandi bikakubera ikiraro kizaguhuza n'ibikuri imbere n'amasezerano yayo. Imana iguha umugisha, ube mu buzima buramya, ube mu buzima buhimbaza. Ni nabwo tuzabamo mu ijuru, ndetse ni nabwo bubayo gusa. Bahora baramya, bayikubita imbere, bavuga ngo Uwiteka arera. Nkwifurije kuba mu buzima bwerekana kwera kw'Imana, bwerekana kugira neza kw'Imana. Ntukabe mu iteraniro riyivuga nabi, ntukabe mu iteraniro ry'abayihakana, ntukabe mu iteraniro ribi, ahubwo ujye ukora uri mu iteraniro ry'abayivuga neza, kandi ujye utuma nawe ivugwa neza, abakubonye bahimbaze so mu ijuru. Imana iguha umugisha. Ubutunzi bwawe, amashuri yawe, imodoka yawe, inzu yawe, urubyaro rwawe bibeho bihesha Imana icyubahiro, bikorera Imana. Izakwishimira kandi buri munsi izajya iguha umugisha. Na Dawidi nibwo buzima yari abayeho, kandi Imana yamuhaye isezerano ryiza. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze, ukomeze kubaho mu buzima buhimbaza, ukomeze kubaho mu buzima buramya Imana ntako bisa. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.